Ladies and gentlemen, let's go with breaking news. Nimba uri umukunzi wa sinema nyarwanda, ukaba uri umukunzi wa filime nyarwanda, ukaba wari warabuze filime nziza yaguha ibyishimo, filime yakwigisha amasomo y'ubuzima, filime ishingiye ku buzima bwa nyabwo tunyuramo buri munsi, aya ni amakuru meza, twuzaniye amakuru mashya, twuzaniye amakuru ashimishije. Aya makuru ntuyihererane, ugerageze uyasangize bagenzi bawe, uyasharinge ku nshuti zawe, kandi wibuke no gukora subscribe ahangaha kuri Big Bless TV, wibuke no gukanda like, kuko filime twuzaniye ntabwo isanzwe. Nimba uri umukunzi wa entertainment, nimba uri umukunzi wa filime nyarwanda, hamwe na MIE twuzaniye filime yitwa Isereri series, aho ari filime idasanzwe, filime y'agatangaza, akaba ari filime irimo abantu b'ibyamamare musanzwe muzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho umukarakita mukuru iyi filime ishingiyeho ari uwo musanzwe muzi nka Murindahabi Irene. Uyu muramuzi, asanzwe ari umunyamakuru kuri MIE Empire. Uyu nguyu muramuzi rero, Murindahabi Irene. Muri iyi filime akaba agiye gukinamo yitwa Shema. Nanone undi mukarakita ukurikiyeho musanzwe mumuzi ubusanzwe umwuga we no gukina filime mu Rwanda, akaba yitwa Inkindi Aisha. Aisha mwagiye mumumenya muri filime zitandukanye, akaba agiye gukina muri iyi filime yitwa Isereri series yitwa Teta. Iyi filime Isereri series ni filime idasanzwe, ni filime izanye impinduka muri sinema nyarwanda, ni filime ije gutanga ibyishimo, ni filime ije gutanga amasomo y'uburyo twakemura ibibazo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi ni filime nanone irimo undi mugabo mwamenye nka Rugema muri filime Inzira y'Umusaraba. Murabizi ko uyu mugabo yabaye icyamamare cyane. Iyi ni filime nanone muzabonamo umugabo bita Tonalite, ngira ngo abenshi mu banyarwanda musanzwe mumuzi. Iyi ni filime irimo abakinnyi barenga 50 muzagenda mubona muri episode zitandukanye. Nimba warakunze filime z'uruhererekane, filime z'amaseries zagiye ziba hano mu gihugu cy'u Rwanda, iyi Isereri series ni filime ya rurangiza, ni filime y'agahebuzo. Iyi ni filime tukurarikira kuba wakurikira, kuko ni filime abantu bafite amatsiko yo kuba babona uburyo Aisha na Irene bazakina bakundana. Ubusanzwe Aisha abantu bakunda gukurikira amafilime akina, agaragara nk'umukinnyi ufite amahane, ariko muri iyi filime Isereri series azaba akina yitonze, ari umwana mwiza. Rero ibyo byose murumva ko ari ibintu abantu bafitiye amatsiko yo kuba babibona. Kandi muri iyi filime Isereri series muzabonamo umugabo bita Chris, muzabonamo umugabo bita Lewis. Abo bose ni abagabo bafite impano zidasanzwe mu gukina filime. Iyi ni filime ije guhindura byinshi. Rero wowe icyo usabwa nta kindi, ni ugusharinga aya makuru kuri bagenzi bawe bakunda sinema nyarwanda, bakunda filime nyarwanda, bakunda entertainment. Ubundi nawe ukibuka gukora subscribe hano kuri Big Bless TV, tugakomeza kugenda twenjoyinga na filime Isereri series, aho ari filime izajya isohoka 3 mu cyumweru. Iyi filime izajya isohoka ku munsi wo kuwa mbere, yongere gusohoka ku munsi wo kuwa gatatu, yongere gusohoka ku munsi wo kuwa gatanu. Murumva ko iyi filime uburyo ipanze mu buryo bwiza. Ni filime ije kubaha ibyishimo, ni filime ije guhindura byinshi mu ruganda rwa entertainment, aho ari filime irimo abantu batandukanye. Uyu Murindahabi Irene, abantu benshi bari basanzwe bamuzi nk'umunyamakuru wo kuri MIE Empire,
ariko bafite amatsiko yo kumubona ari gukina filime, uburyo azabyitwaramo. Rero murumva ko abakunzi ba sinema nyarwanda mwari mushonje muhishiwe, mugiye gutangira kubona filime z'amaseries. Iyi ni filime twavuga ko ije itandukanye n'izindi musanzwe mubona muri sinema nyarwanda, aho izindi filime musanzwe mubona kenshi na kenshi ziba zishingiye ku nkuru, ariko abazikina bakazikina basa n'abari kuganira. Iyi yo muzabonamo gusetsa, muzabonamo kwigisha, ni filime muzigiramo ibintu bitandukanye. Akaba ari filime rero izatangira gusohoka tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu 2026. ubwo abari kubyumva neza ni ku munsi wo kuwa mbere, zongera isohoke ku munsi wo kuwa gatatu, yongera isohoke ku munsi wo kuwa gatanu, ikomeze uko nguko. Ndetse nimukomeze no kugenda mugaragaza ko mwayikunze cyane, ama episode mubona mu cyumweru ashobora kuziyongera. Guys, nimba wumva uri ready witeguye kuba wakurikira iyi filime twabazaniye hamwe na MIE yitwa Isereri series, twakurangira umuyoboro wa YouTube channel izajya inyuraho, cyane ko izajya isohoka ku isaha y'isa 5 z'amanywa, saa 5 zo kumanywa. Rwose iyi filime izajya ibagezeho ku minsi twababwiye, ari kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Muzajya mubona episode nshya, aho iyi filime abantu bari tayari kuba bayireba, abantu bari tayari kuba bayifitiye amatsiko. Ndagira ngo mwese mushire udusitika tw'imitima twinshi cyane hasi muri comment, mugaragaza urukundo, mukande like ahangaha, mukande subscribe. Iyi filime izajya inyura kuri YouTube channel yitwa MIE Chopper. Murabizi ko iyi filime, iyi channel uwo bita Murindahabi Irene yari asanzwe ayinyuzaho n'ubundi bintu bijyanye na entertainment, aho ari content yakoraga yitwa Funny Code. Bari basanzwe babikurikira, murabizi. Rero niho muzakurikirana iyi filime yitwa Isereri series, cyangwa se ukaba wajya muri search ya YouTube ukandika Isereri series. Iyi ni filime uzahita ubona, nubwo filime izatangira gusohoka ku munsi wo kuwa mbere tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Trailer yayo yamaze kuba yajya hanze, abenshi abambere mu bakunda sinema nyarwanda bamaze kuba bayireba. Nawe wahagera kuri YouTube channel twakubwiye, ukaba wajya kureba iyi trailer kugira ngo ubone neza ko iyi filime ije guhindura byinshi. Iyi ari filime itandukanye n'izindi, iyi ari filime rurangiza, aho ari no mpamvu twatangiye tubabwira ati ni amakuru meza ku bakunzi ba sinema nyarwanda, abakunzi ba filime nyarwanda, abantu mukunda filime z'amaseri, filime z'uruhererekane. Iyi ni filime ije kubabera igisubizo. Iyi ni filime ije irimo abantu batandukanye, abari basanzwe bakora indi myuga nk'ubunyamakuru mugiye kuba mwababona mu ruganda rwa sinema. Ni filime mugiye kuboneramo abakinnyi mwari musanzwe muzi b'ibyamamare bigaragaza mu yandi masura. Nanone ni filime mugiye kuba mwaboneramo impano nshya z'abantu bafite impano zo gukina filime, z'abantu bafite impano muri sinema ariko mutari musanzwe muzi. Nkuko twatangiye tubabwira ko ari filime irimo abacteurs bagera kuri 50. Murumva ko ari benshi cyane. Muzagenda mubonamo ibintu bitandukanye, muzagenda mubonamo uwo muzi nka Tonalite ari umuzamu akora ku gipangu. Nanone uyu mwacteur mukuru twababwiye ariwe Murindahabi Irene, akaba ari nawe boss w'iyi filime Isereri series. Muzagenda mumubona ari umukozi w'umukene, aciye bugufi, akundana n'umuntu bita Teta. Uyu Teta nkuko twatangiye tubibasobanurira azaba ari Aisha, naho uyu Irene azaba yitwa Shema. So guys, twababwira ngo iyi ni filime idasanzwe, iyi ni filime iri special.
ni filime dukomeje kugenda tubararikira kuza kuyikurikira, ni filime dukomeje kugenda tubararikira kujya gukurikira trailer yayo, aho aya makuru bibaye byiza wagerageza ukagenda uyasharinga byibuze ku bantu 10, ukayasharinga kuri social media zitandukanye, kandi ikindi ugakora subscribe ahangaha kuri Big Bless TV, kuko amakuru yose behind scene zose za filime isereri series, ibyo byose ni ibintu ugiye kujya usanga ahangaha kuri Big Bless TV. So rero bye bye, after vista, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, ishira imigisha mu byo mukora byose, we love you.